Iki kimasa ntabwo ari icyanyacyo, bafashe umugabo ufite umutwe w'ikimasa ubundi barawurwanira yambaye igitambaro cy'icyatsi kibisi. Bahubali ni filime mwarebye muri benshi. Filime Bahubali byamusabye kwitoza imyaka 5 kugira ngo akore ibyo yabonye akora muri iyi filime. Reka byose tubirebere hamwe ibyabereye inyuma ya kamera kuri filime ya Bahubali. Tugiye kubana nyita Flash in Flash Top TV. Bahubali si filime gusa, ni igikorwa cyahinduye amateka ya sinema y'Ubuhinde Bollywood. Bahubali ntabwo yubatswe ku nkuru gusa, yubatswe ku nzozi, ubwitange n'ikoranabuhanga ridasanzwe. Director w'iyi filime ni C.S. Rajamouli, umwe mu bayobozi ba sinema bafite icyerekezo kinini muri sinema y'Ubuhinde ikizwi nka Bollywood. Mashimati ntabwo ari ahantu hasanzwe, ni isi yubatswe kuva ku busa. Hashyizweho designer ku bantu barenga 100. Hubatswe seti nini cyane muri Hyderabad. Imijyi, ibwami, ibirindiro by'ingabo byose byakozwe mu buryo burambuye. Abahanga mu by'imitako production design bakoze amezi n'amezi bashushanya ibikoresho, imyenda n'intwaro. Abakinnyi bakuru harimo Bahubali na Baradeva. Bahubali ubundi amazina ye ni Prabhas, Baradeva ni Rana Dagbad. Bahubali yamaze imyaka 5 akora kuri ino filime Bahubali. Yitoje imbaraga, icyo twita body transformation, kurwana n'intwaro za kera, imyitozo, kugenda ku mafarashi no kurwana mu mazi. Baradeva nawe yakoze icyo bita body transformation ikomeye cyane ku mubiri we. Seni z'intambara za Bahubali ni zimwe mu zikomeye zabayeho muri filime y'Ubuhinde. Hakoreshejwe abasirikari ibihumbi mu mashusho extras, CGI, icyo tuzi nka computer generation image, nayo yarakoreshejwe cyane. Amashusho amwe yafashwe amezi menshi. Ikoranabuhanga rya VFX ryarifashishijwe gukora ibihome binini cyane, ingabo ibihumbi, amashusho y'ikiraro kizwi cyane muri Bahubali 2. Ku bijyanye n'umuziki, umuziki wakozwe na Double M Keeravani. Soundtrack ya Bahubali yafashije cyane mu kongera uburemere bw'inkuru. Indirimbo z'intambara, indirimbo z'urukundo n'indirimbo ya orchestra. Music score yari ingenzi mu gutuma sene zigira ubukana n'amarangamutima. Bahubali yabaye imwe mu mafilimi ahenze kurusha ayandi muri sinema y'Ubuhinde, ariko yinjije amafaranga menshi, ihindura uko sinema yo mu majyepfo y'Ubuhinde ifatwa ku rwego mpuzamahanga. Yafunguye amarembo ya Pan Indian Films. Bahubali ntabwo yabaye filime gusa, ahubwo yabaye impinduramatwara muri sinema y'Ubuhinde. Yabaye icyitegererezo cy'uko storytelling ishobora guhuzwa na VFX, ikimenyetso cy'ubwitange bw'abakinnyi n'abayobozi. Rajamouli yerekanye ko Ubuhinde bushobora gukora epic film zihangana na Hollywood. Behind the scene ya Bahubali ni inkuru y'abarwanyi batagaragara inyuma ya kamera gusa. Design stuntmen, VFX artist n'abanditsi. Iyo ubonye filime ubona intsinzi, ariko inyuma yayo haba hari imyanya byabatwaye kugira ngo ibyo babigereho, n'imyaka n'umurava. Njye wumvaga na Flash in Flash Top TV. Ciao ciao. Ushaka kumenya behind the scene ku yindi filimi, twandikiraho muri comment.